Mbivuge neza kuri uyu munota wa 26. Pastor Claude Magashi ndetse n'abandi bagenzi banyu bibanga, turagira ngo tubabaze inkuru mwakoze muvuga ko umugabo witwa Eric Bagiruwubusa yasimbutse yavuye mu Rwanda. Kuva umunsi Karasire Aimable yitabagaho Imana kugeza amagingo aya ngaya nta wuzi irengero ry'umugabo witwa Eric Bagiruwubusa. Uyu mugabo mwamushyize he mumaze kumwica? Umurambo w'uyu mugabo uherereye he? Ese niba ari ni Mageragere ari hehe? Ari afungiye muri seri bwoko cyangwa afungiye mu kahe gace kugira ngo abanyarwanda bamukurikirane bamusure? Eric Bagiruwubusa gahunda mugomba kumenya, nta munyabwenge ugomba gusigara mu Rwanda. Kandi n'ubundi nyuma ya jenoside ariyo yari gahunda. Byaramunaniye. Abatarishwe barirukanse. Byaramunaniye kuko n'amashusho ya Kagame nyir'ubwite yivugira ngo twarahombye, twagize umwaka kuko tutabishe ngo tubamare. Yarabyivugiye yambaye agashati k'umweru. Haravuga ati nabo basigaye tuzajya tubasanga iyo bari tubarase ku manywa y'ihanga. Manirakiza Theogene wa Ukwezi TV yamaze kukarenga bitewe n'ibyaha yarezwe n'umunyamategeko wa Kazungu Nguvu Jini ndetse na Wizeye Kireri. Nawe yahunze nawe yabivugaga. Hamagara telefone yiwe. Hamagara iyi nimero ukoresheje pack ibikunda. Buba ushyirwa amafaranga 22 ku munota anakunze ku mayinite yawe. Nimero composé ni umuvandimwe se kanongera none uremeye ni wemeye kanongera gatatu none pastor ongera iyi nimero ukoresheje pack ibikunda uracibwa amafaranga 22 ku munota anakunze ku mayinite yawe. urabeho Theo Ukwezi. Impamvu yo guhangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo mpuzamahanga atanga umuti mu kugaruza ibyibwe, atanga umuti nimba wifuza kumenya nimba koko uwo mukunda nagukunda bya nyabyo cyangwa se ataguca inyuma, atanga umuti kugira ngo abagore bakundwe, atanga umuti wirukana ibisambo burundu, atanga umuti ugaruza ibyibwe, atanga uruhereko ndetse n'umuti w'ezimirima, atanga umuti uvura inyatsi ndetse na za karande, atanga umuti wo kwihorera ku mwanzi, atanga umuti w'insinzi, atanga umuti wongera ubukungu ndetse akanavura indwara zananiranye zirimo amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura abahumanyijwe ndetse akanatsirika amarozi y'ubwoko bwose. Akarusho, muganga gakondo ahumanura ibibanza byabuze abakiriya bigahita bibona abakiriya byihuse. Ku bindi bisobanuro wifuza kuvugana na muganga gakondo mpuzamahanga ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone. Yes, ibihe byiza kuri wowe wamaze gukora subscribe. Reka mite nihuta cyane mbashimire mwebwe mukomeje kugenda mukurikirana Mugene TV, mbahaye ikaze. Mbere na mbere mumbabarire, uyu mugabo witwa Claude, Pastor Sebiradiyo Claude ndetse n'izo mbwa ngenzi zawe zose, ndetse umva noneho rero ubundi reka mbabwize ukuri, ntabwo mwigeze mubona icyo bita media, ntabwo mwigeze mubona icyitwa itangazamakuru. Ubu noneho mugiye kumenya ko burya bwose ntabwo ari buno, burya si buno. Muri iki kiganiro ndagira ngo tuze kubanza mbumvishe amajwi y'iki kigo cy'umusaza uze kureba mu bwanwa cyamaze kumera imvi. Umusaza amaze kumera imvi, ntabwo ari imvi gusa, muzehe n'inzonyo zawe zamaze kuba imvi, ariko ntabwo ushaka gucisha make. Muri iki kiganiro urusaza rwifashe rujya kuri kamera ndetse na cya kigabo cyitwa Kamarade, bavuza induru baramuka ngo Theo yahunze. Ndabizi ko mugiye gukora ama episode, ariko rero reka nze mbabwire amahirwe tugira. Theo yahunze, Imana ihabwe icyubahiro ko yabashe kugera mu nkuge, ndetse atakiriwe n'ibyo binywa amaraso ye mutakiyanyoye mwokanywa nzobyamwe, mwokanywa ibirutsi cyangwa se mukanywa amabyi. Umugisha w'Imana wamugezeho abasha gutoroka ubwo buroko. Ariko se warubizi neza ko Pastor Claude ndetse n'izo ngegera zose mwirirwa mwicara iryo gobe ryanyu mudafite aho muzahungira? Warubizi?
ntabwo kuri kamera ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye uzaba kiriho Asad Shakur, ndetse turi ku isanzure Iwacu TV. Mbahaye ikaze, mbahaye ikaze abanyarwanda mwese aho muri. Reka mbasaba kugira ngo ntimwibagirwe gukanda kuri like, ntimwibagirwe gukora subscribe kuri mwebwe mamuje kubana natwe ari ubwa mbere. Shakur, imeze bite? Ndashima Imana muvandi, ndashima Imana kuko ubu ngubu umubiri n'ubuzima bwanjye uko mbwumva ubu ngubu aka kanya ndumva nta kibazo kuruta uko umunsi w'inyuma w'ejo wari umeze washize. Ubu ndumva ko hari icyo ubuzima buri kugenda bugarura. Reka tubanze twumve iyi mbwa, reka mbanze nshyireho abanyarwanda iyi video mwumve iyi ngegera, ariko ku izina umva Pasiteri Claude nta hantu uzahungirayo, ngambwiza ukuri. Nibe na Theo yagurutse, ariko kandi noneho ntabwo ari Pasiteri Claude. Ndagira ngo nkwibutse, hari umuntu tukwishyuza. Mwishe umuntu, mwebwe mwishe umuntu murasakuza ngo yahunze. Ndagira ngo muze kutubwira ahantu aherereye. Abanyarwanda, aba banyamakuru bishe umuntu bamaze kumwica, bari kubeshya ngo barabeshya ngo yarahunze. Ndagira ngo mbere yuko njya kubaha iyi video mbabwira ukuntu mwishe umuntu, ariko murabanza mutubwira ahantu Eric bagira ubusa aherereye. Reka mbanze ncuranga iyi video, ndagaruka nyuma y'iyi video mutubwira ahantu bagira ubusa aherereye. Mwambe sireme harya ngo ubwo nuko wamugana abantu bakijwe cyane birinda kuvuga amagambo akomeye. Reka buretse wumve. Breaking news. Umunyamakuru Manirakiza Theogene wa Ukwezi TV yamaze kukarenga bitewe n'ibyaha yarezwe n'umunyamategeko wa Kazungu Nguvu Jini ndetse na Wizeye Kireri. Nawe yahunze nawe mwabivugaga. Hamagara telefone yiwe. Hamagara iyi nimero ukoresheje pack ibikunda. Ushyirwa amafaranga 22 ku munota anakurwa ku mayinite yawe. Nimero composé ni umuvandimwe se. Kanongera none uremera ni wemeye. Kanongera gatatu none pastor. Hamagara iyi nimero ukoresheje pack ibikunda. Uracibwa amafaranga 22 ku munota anakurwa ku mayinite yawe. Urabeho Theo Ukwezi. Biragaragara yuko uramwumvishe. Ariko umuntu w'umugabo yishimira ko mugenzi wiwe yahura n'ibibazo, ubwo ni umugabo nyabaki. Uzi ijambo urabeho, kandi bakora umurimo. Genda gake. Uzi ijambo urabeho. Urabeho ubundi baribwira umuntu bavuye gushyingura. Iri jambo muzi ubusobanuro bw'iryo jambo urabeho cyangwa no gupfa kwivugira? Urabeho barivugira mu hari abavuye gushyingura. None se twicaye dusesengurira ijambo rero ukuntu rikomeye. Ariko ibaze sha. None se uretse reka mbere ku kuntu bigenda kugira ngo umenye iri jambo agaciro rifite, wenda mujye mwirinda mujye muvuga ibintu cyangwa se n'ubutekereje no kwivugira gusa umenye. Ariko banza wicare gake, ukurura umwuka, umanure, wumva ijambo urabeho icyo risobanuye. None se utekereza ko Theo hari ahantu azongera guhura na Pastor Claude muri ubuzima bw'isi? Isi buriya, isi yo ni umubumbe kandi isi irazenguruka. Numva nkubwire, umva se mbaretse gato. Ari kuvuga ngo urabeho, nawe ejo bazaba bari kumubwira turabeho. Umva reka mbikubwira ubyumve. Nta hantu Theo muri iyi si y'Imana azongera guhurira na Pasiteri Claude, ni kuri media. Uri kubyumva? Kubera iki? Nibiba ari ibibahuza, umwe azabaho undi kamera yambaye amapingu. Niba ari ibibahuza, niba isi yemeye ko bongera guhura, umwe muri bazaba yambaye amapingu cyangwa yambaye umwambaro wa gereza. Icyo mvuze uracyumvisha? Ntabwo ndi gusobanukira. None se aya masaha utekereza ko Theo ashobora kwifata ka VR agasubira mu gihugu cy'u Rwanda? Ntabwo bishoboka. None se utekereza ko Pastor Claude ashobora guhunga akava mu Rwanda? Sha umva guhunga we nashobora guhunga ibintu bishobora kumwakira. Agahungira he? Agahungira he? Ahubwo ashobora kuzahunga. Nyina ahungire mbwira ahantu azahungira. Mu bihugu bitandukanye. Nibihe bihugu bitarimo umunyarwanda wababajwe n'iki kigoryi? Icyo kigoryi rero buriya inzira uciye akenshi ni nayo uhura nayo
mu gihe kiri imbere. i Bugande baravugaga ngo jova ngatoyombye jyotero kuda, aho uvuye udatonganye byanga byakunda ujya usubirayo. Ariko wamaze kunya mu nzira zawe zose wambesirewe, inzira zawe wazineye muzuzuza mabyi ziranu no ngizo kuri koresha ubwenge bwawe. Ahantu Korode afite ahantu azongera guhurira na Theo, ntago bishoboka. no kuvuga nuramuka uhuye na Theo, Favor ziri mu ruhande rwawe, Theo azaba yambaye iroze. Nuramuka uhuye na Theo, Favor ziri ku ruhande rwa Theo, uzaba uri mu iroze we Pastor Korode, mbikubwire. Rero kukuri kuvuririmba urabeho, ntekereze ko usobanukiwe ikiririmbo waririmbye akamaro kawe. Umuntu w'umugabo yifata akigira nk'ikigo gikanda ari umusaza, uri kumva ko nakubwiye uze kureba afite imvi mu bwana, aba yishimye n'ibigambo avuga mbiduba nk'umwana muto. Ubwo uwo muntu ni serious ko ari mu bintu abavuga. Iki kiganiro yagisohoye saa 7 saa 8 z'ijoro, nibwo yagisohoye nka breaking news. Iyo nimero ya telefone mwumvishe akenshi ukirenga ugisohoka ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cyari cyo cyose, ntabwo wongera gukoresha paka uhamagara hanze yarwo cyangwa se baguhamagara. Abaguhamagara bacibwa amafaranga 20 buri wese kugira umenye ko nimero yitari mu gihugu. Bashaka no kubwira ngo nimero uhamagaye iri hanze y'igihugu. Buri munota uri bukoreshe uracibwa amafaranga 20. Tekereza ko Korode ndetse n'abantu nkamwe, nibyo nahoze mvuga. Mukanya reka mbabwire, mukanya ndaza kubakorera ikiganiro cyerekana ibyo ngibyo biri kuba mu gihugu cy'u Rwanda, cyerekana buryo ki umutegetsi cyangwa se abicanyi nka Kagame, abicanyi nk'abo bantu bashyize imbere imbunda, bashyize imbere igisirikare, bashyize imbere ubwicanyi ndetse no kubuza abantu irengero n'amahoro. Urumva, ndaje mbakorere cyangwa se muze kugishaka, turaza kugerageza tugishyireho nka saa 3 z'ijoro cyangwa saa 2. Ndabasabye muze kukireba. Icyo kiganiro kiraba kirimo ubusesenguzi bwose, buri wese ushidikanya cyangwa se uri butekereze koko Theo yahunze ngo kubera ibyaha yarezwe, aramenya ukuri. Niko bimeze. Kandi noneho urebe abantu bose bamaze guhunga igihugu cy'u Rwanda bafite YouTube channel kubera ubutegetsi bw'igitugu, kubera kuvuga ibitagenda neza ari byo mvuga nk'ubu batewo bamaze kubirukankana, ariko ziri ibyaha by'iki nibyo ngibyo byo kuvuga ku rupfu rw'uriya mu Noheli. Sicyo yasize se? No, nese umuntu niba apfuye ntagomba gukorwa iperereza, kuki mugomba kumushyiraho iterabwoba? Ni bwa buyobozi bw'igitugu nyine, kandi ahangaha tuzabivuga kugeza noneho. Reka tuvuge ko yahunze kubera ko yakoze inkuru y'uwo mugabo witwa Kazo. Icyo nasaba nka uri kureba nk'uburi Mugirene TV, ufite Mugirene TV ukumva hari abayikurikirana, hari Bosco Empire ukumva nafite abamukurikirana, hari bakiranuka ni benshi, amashani ni menshi, amacano ni menshi cyane avuga ibitagenda neza kandi ari hanze y'igihugu. Ahubwo hakabaye habaho collaboration, nimba ari groupe ya WhatsApp duhuriramo cyangwa buri muntu wese agatanga ibitekerezo kugira ngo ziriya mbwa z'i Kigali abo ba Korode birirwa basama tubashyire mu gatebo bagomba kujyamo. Ntabwo rero ibintu uvuze ubu dufite sangahe? Ubu dufite akabaho collaboration, niba ari uguhamagara dufite saa 5:52 nibwo ndi codinze iyi video. Iyi saa 5:52 nibwo ndi codinze iyi video nashyizeho saa 2 za mu gitondo, hari saa 1 zo mu Rwanda. Nabivuze ndababwira ngo amakuru agiye kwimukira hanze y'igihugu cy'u Rwanda, amakuru y'umwimerere, kubera ko nta muturage ndabasaba, nta muturage uzongera kuzajya ndabasaba yanyu mwirirwa mubeshya abantu, ndabasaba kandi hari abavugisha ukuri, mbibabwire ndabasaba, inkuru zanyu n'ubundi zizakomeza gutambutswa, ahubwo bigiye kuryoha kurushaho, kuko umunyamakuru wazitambutsaga byashoboka ko bamutwara kwa Gacinya akavuga wazimuhaye, akavuga ahubwo n'inkuru zitari nukuvuga nk'uyu mugabo Theo bashoboraga kumufata bakamujyana kwa Gacinya akerekana abantu bose bamuhaye amakuru. Ariko uyu munsi naho hari, bivuze ko nutanga inkuru yawe urayitanga uri free ko iri safe cyane. Uri kumva?
nuramuka wohereje inkuru yawe hanze umenye ko iri safe, nta muntu uri bukwirukeho, nta kibazo uri bugire namba uburyo bwizewe. aho ngaho harizewe ijana kurindi. Ahubwo noneho ndagira ngo mbasabe abantu muri hanze mwese mutambutse amakuru cyangwa se mutambutse ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga harimo za YouTube ndetse n'izindi mucaho. Nyamuneka mushyireho imiyoboro yanyu ya telefone, ariko kandi mwitonde mushyireho imiyoboro yanyu ya telefone pour communication, mushobore kuba mwakominikana n'abaturage, mushobore kuba mwakwakira amakuru hirya no hino mu Rwanda, kuko mugiye kubona akazi karuta ko mwari mufite mukiri mu Rwanda. Mu Rwanda umuntu atinya guguha amakuru, avuga ati se ninyatanga noneho kandi bikankora. Kandi ariko bimeze n'ubundi mu Rwanda iyo ugiye kuvuga ese naguza abavuze n'ubundi nazo aho babajyana. Dore impamvu batinya gutanga amakuru mu Rwanda, iyo utishwe urafungwa cyangwa se ukiruka. Ese si byo nyine biri kuba kuri aya masaha rero. Ndagira ngo mbibabwire, Theo kuba wamaze gusohoka igihugu ndetse aya masaha murekeye tere, noneho ndagira ngo ndababwiye mumbabarire muze kureba ikiganiro ndi bubashyirireho ku mugoroba 2:00. Ndabasezeranyije ko ndi bwigomwe ntibashyirireho, ariko ndababwiza ukuri, ibi byose biri muri systeme, biri mu gushaka kwa Kagame. Ibi byose mubona ni mu bushake bwa Kagame na systeme y'inkotanyi, kandi nyine we ari kumenesha buri munyagihugu, ariyo plan yiwe, kumenesha buri munyabwenge. Uratekereza ko uyu Theo atari afite abantu afasha mu Rwanda? Umwe se uratekereza ko nta rugo yari afite se, cyangwa abana iyo bagiye kukumenesha? Iyo baje muri ibi systeme byabo, uzi ngo bita ku muryango wawe. Reka barifuza ko none ukuvuga ngo aya masaha baraje batangire gutesha umugore watewe umutwe cyangwa se abana be batangire kujyanwa mu bigo by'inzererezi, ngo ni inzererezi. Nicyo kintu bashaka, niyo ntego. Ubundi gahunda mugomba kumenya, nta munyabwenge ugomba gusigara mu Rwanda. Kandi n'ubundi nyuma ya jenoside ariyo yari gahunda. Byaramunaniye. Abatarishwe barirukanse. Byaramunaniye kuko n'amashusho ya Kagame nyir'ubwite yivugira ngo twarahombye, twagize umwaka kuko tutabishe ngo tubamare. Yarabyivugiye yambaye agashati k'umweru, aravuga ati nabo basigaye tuzajya tubasanga iyo bari tubarase ku manywa y'ihangu. Ni ibigambo yivugiye. Ibyo ni ibigambo yivugiye. Ariko aya masaha nk'iki kigo gikiri kuvuga gicira abantu mu maso, wasa umokera abantu, ntabwo nzi niba wanogeje mu kanwa. Kandi nawe uwo mugabo ngo ni Claude amenye ko ejo nawe aziruka. Ariko nakubajije wivuga ngo azirukira mu Burundi? Hariya Apotre Mbayahaga. Yirukanka ntago azigera atabaza. Hariya Apotre Mbayahaga mu Burundi. Azajye Bugande, hariyo ba Serge Robert, hariyo ba Burahamu, hariyo ba Ezekiel, hariyo ba Empire. Iyo Bugande uri kuvuga uzirukira he? Tanzania nkubwira bariyo nta hantu koro n'indege. None Claude ko atazi gusoma, ntabwo azuruzungu. Reka Claude nta cyongereza azi n'inka, burayirirwa sakuza, avuga rumwe nk'inka. Claude nicyo kibazo cyonyine. Reka ubundi abenshi ko yasama azi n'ibintu abihesaze. Kumbe Claude we yosha, Claude azi rumwe nk'inka. Ni pasteur koko? Iki ni pasteur? Ni nka Runiga, nka Dr. Runiga. Claude ndagira ngo nkubwize ukuri, ndetse ndi kugirira impuhwe abantu muri kuvuza induru kuri Theo ngo yagurutse. Ndi kugirira impuhwe abantu muvugiriza induru kuri Theo ngo yagurutse, kugeza ubwo uririmba indirimbo ugashyiramo ijambo ngo murabeho. Kandi koko ni murabeho muri iyi si y'Imana. Mbivuge, muri iyi si y'Imana Pasteur Claude, muri iyi si y'Imana Theo nta hantu muzongera guhurira. Nimudahura uri muri gereza, muzahura ari muri gereza. Bitabaye ibyo no kumushyinguraza no gushyingura umwe muri mwe nta nuzagera ku gituro cyundi. Ndabivuze
hasi ubwo umuntu baba yakuvugirije induru ko wenda abanyarwanda kubabarira bibaho pe, reka kubabarira da bibaho. de umva uko ibintu bimeze, buriya aracyari ku mata umva uko ibintu bimeze. Buriya aracyari ku mata Theo nta kibazo afitanye na Pastor Claude kuko ntabwo bari ku rwego rumwe, uri kumva? Buriya Shakuru nshobora kukubabarira kuko hari ibyo duhuza, hari n'ibyo tuganira, hari n'ibyo nshobora kugukuraho, ariko ndakurahiye Theo nta kintu ashobora gusaba Pastor Claude, nta kintu ashobora kumuvanaho. we abera Umva Theo mama use nkubwira iki, Theo azi ubwenge, urumva? Theo ni umunyamakuru w'umwuga, ariko uri aho ni ikigoryi. nibe ni ikigoryi, ikigoryi abantu barabimenya, ni debi, nta nubwo niba nakita ikidebire. Hano harasama gusa. Ariko imyaka ufite koko nakabaye ngukira mu kanwa kanjye. Ntabwo kanjye. yakabaye yasama uriya musaza. Niko Claude. Imyaka ufite nakabaye ngukira mu kanwa kanjye. Pastor ntabwo yakabaye yasama kweli. Ariko se Claude. Izi ni inshuro zingahe mba mvuze izina ryawe? We ipi murebe. Ejo bundi yari yihaye Bosco Impaya ngo n'umwana w'intera hamwe ngo yabyawe ngo mama we ngafashwe. Ariko abagabo nka buriya inzego ziperereza mu Rwanda ntizikora, ntazibaho. Umuntu ajya hari akariko ntazibaho. Kuki nk'umuntu wavuze nk'ibyo ngibyo we batamujyana? Tega amatwi mbikubwire, reka mbabwire ibyo bintu bya mu Rwanda sinzi. Ariko ubundi muyobora gute? Umva uvuze ikidage. Reka mbabwire Shakuru nyemera gato. Mu Rwanda mufite inzego zikora, mwakabaye mwaraturakinze, mwarashakishije buri kigo cyose cyagaragaye giharasinga umukobwa witwa Isimbi Noeline. Iyo video warayibonye? Ntago ari Noeline wenyine ibyo ngibyo. Mwakabaye mwarafashe buri kigo cyose cyagaragaye gisagarira Isimbi Noeline kuri kamera, bamubwira ngo ibikorwa akora barabibona. Nubwo ibyo byose abikora, ntibafite uburenganzira bwo kumutobanga, ntibafite uburenganzira bwo kumubwira amagambo yikomeretsa, ntabwo bazi impamvu abikora. Kandi cya kabiri, abikora nk'akazi ke, bo ntabwo abahaye ikaze mu iduka rye. Ibyo ngibyo byo ni ukuri. Ariko ngiye icyo mvuga nkangiye cyambabaje ni ukuntu numvise audio, sinzi niba ari uwo Pastor Claude yabivuze ari kumwe na Cyamagashi, havuga ngo uburyo ngo Bosco mu kuvuka mama we ngo yafashwe ku ngufu n'intera hamwe nyine. None se nk'ibyo ngibyo nimba ari ikora kuko ikora kandi ikaba irwanya karengane. None si kuri te barishe Karasira umunsi wo gutaha bakavuga ngo yanyweye ibinini, ntabwo bikora. Ikabirwanya n'iki? Na bya bindi byo kuvuga ingengabitekerezo n'iki? Kuko iyo n'ingengabitekerezo iba yakorewe kuki badafata abo ngabo ko na record ziba zihari na video ko nabo babajyane mu nkiko? Fata ku mavuta afungiye iki? N'abandi Fata ku mavuta afungiye iki? ntabwo mbizi. Jihad afungiye iki? Bose n'abana b'abahutu, bose umva. Ikibazo ni kimwe, nuko mwibagirwa ko izo nsoresore zanyu ari udusongarere. Bashaka gutekereza ko Fata ku mavuta ari mu buroko, sibyo? Wongereho Jihad, umushyushya rugamba wabo, sibyo? Uve kuri Jihad wongereho Uyampano, ejo bundi baramwirukankanye. Kandi no kugira ngo umenye ko ari igisysteme cyubatswe, urumva? Kugira ngo abantu mujye mwitonda, kugira mumenye ko ari ikintu cyubatswe. Umudamu wa Yampano yaramubabariye, baravuga ati genda mubabariye, ariko baramuherana. Umugabo baramuherana. Umugore niwe wari wamureze se? Ubwo bari bamushyize mu gakino umutima uramukubita. Nibyari byapanzwe. Urumva nibyari byapanzwe n'abantu nyine ubundi ni bwa bwoko bano bantu ni babi. Nabari abahanzi hari ukuntu buri iyo bakubona hari ukuntu nabo bagugamba. Ariko biterwa na muhanzi iki? Kuko ntambwe iryindi. Uri kureba? Biterwa na muhanzi iki kuko ntambwe iryindi. Yampano we yakoraga iki? Yari umuhanzi. Ni umuhanzi cyamamare. Umugore we yamushinjije iki? Ingengabitekerezo. Ko yamwise umusisi wenyewe. Reka. Ngo yashatse no kumwica ngo ibintu bya danje bagera barapima basanga ibyo byose nyine n'ibinyoma, ariko bigeze ku cya cy'ingengabitekerezo aravuga ati reka nambabariye ntabyo nabitaye nabyihoreye. Aramuherana kubera cya gisysteme
n'ugerageje kubura umutwe umva, n'ugerageje kubura, nta na rimwe ya mpano yigeze aririmba FPR, nta na rimwe ya mpano yigeze aririmba FPR. Mwitonde mugenzure, nta munsi n'umwe yigeze aririmba FPR. Kandi nababwiye, kugira ngo urambe ku ngoma y'umunyagitugu, kugira ngo urye unezerwe, kugira ngo ugwize utunge utunganirwe, ugomba kuba umurigata mu kibuno cyangwa se umurigata munsi y'ibirenge by'inkweto. Mwidishyi. Bitabaye ibyo, uburoko burakureba. Icya kabiri, imva yawe irasamye, bamaze kuyipavoma. Icya gatatu, umuryango w'Irusizi urafunguye. Umuryango w'Irusizi urafunguye, bitabaye ibyo kakubayeho. Rusizi se bajya he? Guhunga. Bajya Bukavu. Wirukanka uca za bugufi. Kongo uhita winjira mu nyeshyamba. Rero reka nze mbabwize ukuri. Urumva icyo ndi kubabwira? Uyu mugabo Abanyarwanda, mureke kurangara cyane. Mureke kurangara cyane. Icya mbere cyo mumenye ko mubuze umunyamakuru w'umunyamwuga, nyamara kandi nababwiye Theo yaratatse. Urumva? Yaratatse. Theo yanditse inyandiko n'izindi Nkundineza Jean Paul Nkundineza. Wowe uri umugabo Jean Paul Nkundineza, niba bishoboka bwana Jean Paul Nkundineza. Nkundineza ashinzwe iki? Ni umunyamakuru. Jean Paul Nkundineza akorera mu Rwanda nawe. Umaze gushinzwa umaze gushinzwa inshuro zitari imwe kugira umubano wihariye na Madame Ingabire Victoire. Waratabaje nka Theo, uyu ni mugenzi wawe wagurutse. Rero bwana Jean Paul Nkundineza, ubwo kamera kino cyumweru tugiye kutangira iri bubivuye kuri ubwo kamera, reka mbikubwira ubyumve, ubwo kamera zose ziba ziza kuba iki cyumweru tugiye gutangira kiri burangire zikava kuri Theo, kamera ziragaruka kuri wowe. Kuri wowe Jean Paul Nkundineza, kamera ziragaruka kuri wowe. Bagiye kugucunaguza, bagiye kuguteza izo mbwa kugeza igihe ushatse kwiyahura, cyangwa se unabe ngombwa ko hari n'igihe bari bugusubize mu buroko. Ariko icyo nakubwira, i Nyagatare ntabwo umugezi uruzura. Umuvumba Rwempasha ntabwo iruzura. Wambuka za Sofia ntabwo Rwempasha iruzura. Muri mu gihe cy'izuba byanga byakunda, ndetse ko ikibazo gihari Kagitumba, buri musaza wese uhari, buri muturage uri hafi n'umugezi wa Rwempasha abari maneko Wakagame, abari maneko. Kandi noneho uko kuba maneko ntabwo ari ibintu biza ngo bigwe gusa, ni ibintu byo mu 1937 aho ubutegetsi bushyiramo abamaneko babanekera abaturage mu buryo bw'ibanga, mu buryo bwo kubabuza amahoro no kubabuza umutekano wabo. 1937 Jean Paul, tugiye gutangira icyumweru cyose kuva ku wa mbere. Kamera zose z'igihugu cyose mu Rwanda ziraba ziri kuri Theo, imbuga nkoranyambaga zose ziraba ziri kuri Theo. Ariko aho ziza guhindukira bageze gutya bamenye ko nta hari inkuru, ndakurahiye kamera ziragaruka kuri wowe. Jean Paul Nkundineza rero, wakabaye witegura, wakabaye uba steady, wakabaye uba tayari. Uri kunyumvasha ko ndikubyumva. Abantu turi ku Isanzure Iwacu TV, nyamuneka ntimukibagirwe gukanda kuri sub, ntimukibagirwe gukora ku kimenyetso cya like. Ni ikintu cyiza cyane. Mbisubiremo, aba bahungu ba uyu mugabo Pasteur Claude n'umuhungu witwa Magashi. Pasteur, mbivuge neza kuri uyu munota wa 26, Pasteur Claude Magashi ndetse n'abandi bagenzi banyu bibanga, turagira ngo tubabaze inkuru mwakoze muvuga ko umugabo witwa Eric Bagiruwubusa yasimbutse yavuye mu Rwanda. Kuva umunsi Karasire Aimable yitabagaho Imana kugeza amagingo aya ngaya, nta wuzi irengero ry'umugabo witwa Eric Bagiruwubusa. Uyu mugabo mwamushyize he mumaze kumwica?
umurambo w'uyu mugabo uherereye he? Ese niba ari n'imageragere ari hehe? Ari afungiye muri seri bwoko cyangwa afungiye mu kahe gace kugira ngo abanyarwanda bamukurikirane bamusure? Eric Bagiruwubusa mwamushyize he? yari umunyamakuru, ni umwe mu bantu batangaje cyangwa se bagenze cyane kuri kesi ya Karasira ari gufungurwa. Bimaze yaburiwe irengero saa 3 z'ijoro Karasira amaze kuvuga ngo ashobora ngo ameze nabi, ngo inkuru nibwo yasohotse ivuga ko ashobora no gupfa, ariko ubwo gushobora ngo ashoborana baba bamaze gukora ibyo bakora. Urumva nibwo twase dutangira kumva nibo bahita basohora n'inkuru. Inkuru ntabwo umenya uburyo igeze hanze, nibo ba mbere babaha amakuru kugira ngo bakubite igihugu, bajya hanze bakabuhwihwisa kumbi tayari. Noneho uyu mugabo witwa Bagiruwubusa hahise hasohoka ibigambo ngo yahunze. ubwo inkuru niwe wasanga ari we bayihaye. Aya ende uwo Eric Bagiruwubusa kugira ngo ayitangaze kubera yari azi ukuri, noneho bahita bamuhiga kugira ngo bamurye nyine. akajya he noneho? Aya masaka bari he? cyane nimba atari muri izo basement zabo, ubwo ngubwo wasa naga gikora Ndi kuko none se ubu ndabikubwira nasinze mwana. ubwo niba atagikora, niba atarapfuye ubwo arafunzwe, afungiwe ahantu muri basement. None se nyine izi mbwa zo kwirirwa ziza kumuka zivuza induru zihebeba ziciragura amacanshwe abantu mu maso, mwatubwiye ahantu Eric Bagiruwubusa ari? Ubu mwashakaga ko na Theo kandi nababurirwa irengero nka Bagiruwubusa? Ntabwo bizashoboka, ntabapfira gushira. None se uri kureba nk'ubu uyu Pastor Claude kuntu ari guseka ngo urabe hasezera mugenzi we, uri kureba aramutse ari umurambo. Utekereza ko ari we na Theo ari nde wasezeye? Uri kureba aramutse ari umurambo Theo, uyu mugabo ataba ari no kunywa, ari no kurya mushikaki, ari kugura akaburushe. fukate turagukiza, humura abantu bashimisha. Turi munsi y'ijuru, abandi babaho nabi, turi munsi y'ijuru. ngabo kwe Aba muri guseka ikizamuka, umugabo arakubwira ko yanyuze mu nzira y'umusaraba, kandi koko ni inzira ikomeye kuko uca mu majoro, amasengesho ugenda usenga nubwo waba utari umunyamasengesho uri mucapanya. Urumva Shakura? None se ndabikurusha ubundi? buro ntago ari wowe ubona uvuze ati mvuye kuri rino takabari bari kunyiruka. Urareba nk'aba nk'izi mbwa, urabona? Reka mbahe inkuru. Uzi ko ibi mwivugishwa ngo abantu ngo bagiye Bugande ngo ibiki n'ibiki ngo bazicwe ngo bazakora ibiki? Wari uzi ko ugikandagira ku butaka bwa Sofia, ku butaka bwa Yoweri Kaguta Museveni His Excellency, uvuye mu Rwanda ukiva mu mugezi wa Rwempasha ugakandagira ku butaka bwa Sofia, ntabwo uzi umwuka uhumeka uburyo bumeze? uba wumva ari nk'ikintu. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, imvugo ya buri wese umaze kwakandagira ahita avuga ngo ninsubirayo Imana izampane. Buri wese mu mbera abatangabuhamya, buri wese ugize umugisha agakandagira ku butaka bwa Sofia avuye mu mazi ya Rwempasha, ahita avuga ati Mana nyakubahwa, ninsubira mu uyu mwobo uzabimpora, nzapfe nzipfi, kubera ko abavuye ikuzimu. Ugera Rwempasha ugahita uhumeka, ukumva urahumetse umwuka wa nyawo. Reka ntekereze ko nta muntu ntutse, reka ntekereze ko nta muntu mbwiye nabi. Nitwa Aristide Ndayishimiye, ariko mbabwire muri gukora amakosa, uretse ko nta nicyo mugomba gukora, byamaze kwemezwa n'igihe cyageze. Ibintu kandi burya igihe kigeze, urumva? Ibintu byikora byonyine kabisa. Igihe kigeze ibintu byikora byonyine. Naje gusanga Imana ariho mutangabuhamya. Ibi ni ukuvuga ngo igihe cyo cyabagereyeho ntacyo muri buhindureho. Abahunga bamaze guhunga, nabwiye ko hasigaye abantu 3 gusa bonyine. Abahunga bamaze guhunga, ibigiye kuza rero mu byihangane, kandi ni vuba. Ni vuba. Tekereza ko Theo yari mu buroko akaza kuvamo. Ndaza kubisobanura byose, urugendo rwe rwo kujya mu buroko n'igihe yamazemo, kuko yafungiwe n'imageragere. Theo reka imyaka mike
yariye agashene gahagije. Rero yarazi yari gusubira iyo bashaka kumusubiza, kandi nabwo azira media. none se hari ibindi itangazamakuru uri kureba. Rero we ni erega ni umuhanga, kandi imfubyi irirera. Imfubyi irirera kandi yumvira mu rusaku. None se ni ikigoryi, ntabwo ari igiwerawere ku buryo yaza kasama. Uri kureba, ntabwo ari igiwerawere Theo kabisa. Yabemeje kabisa, bari guhonda agatoki ku kandi bari kuvuga bati mana nyagasa ni ibiki byato kuki ni byagenze gute ngo turangare. Bari bazi ko bagiye gukubita inyundo. Bari bazi ko bagiye kumukubita inyundo. Uri kubireba n'abandi bose ahita baca muri humye. Niko kuvuga ati umuntu yaduciye muri humye. Iyo arindiramo gake ahubwo we ubundi ariko uzi kugira ngo yambuke inzego zibirimo. Numvise ari kuvuga ari audio yiwe, numvise avuga ko we yari yambutse yahunze kuri 18 nibwo yavuye mu araceceka ari ikicekera. Gake ubu nibwo nyine uzi inzego abantu mutekereza ko ngo muzi inzego zibirimo kugira ngo uza abashuti be b'abasirikare b'abapolisi bamufashije kugira ngo yambuke. Abazi n'abandi baba bari kumuhiga aya masaha ntabwo ibyo byose birajya hanze, ariko ndaza kuza kubabwiza ukuri mbabwiye n'ubundi muzi ukuntu byagenze tape pare tape. Theo ni umwe mu banyamakuru bagendagaho ijisho ryarindi ryitwa ijisho super, ariko hari imfura, hari abavandimwe bya nyabyo batitaye ku itegeko riteganya, baba bavuze bati muvandi komeza kuko ikiri kuza ntabwo uri bucyakire. Suko mucinye, suko mutocaringa, sari ikindi suko mutwara kwa gacinye. Inzara bakazivana bikarangira banamwisha. Ntabwo uyu munsi bari kumusubiza mu buroko. Kagame we yica icyo bita iyicaro. Ntabwo yagombaga gusubizwa mu buroko. Kagame yica. Kandi noneho reka nitangire inama dusoze. Nyamuneka niba ukora neza utekereza kuzabisanga imbere, kuko kugira ngo Theo yambuke harimo ubugira neza. Nyemerera ngaruke mu kanya ngusobanurire ikimwe kuri kimwe. Nyemerera ngaruke mu kanya mbasobanurire akantu ku kandi uburyo yavuye mu Rwanda, byagenze gute, ninde wamuhaye message akambwira ati shyira bugeri, byagenze ibyo byose. Nyemerera tubonane mu kanya. Ni Isanzure TV wacu ndetse na Mugene TV, tubonane mu kanya.